Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, ndabaramukije cyane nanabiseguraho kubera ibyumweru bibiri bishize tudakora byatewe n'impamvu zitaduturutseho turi buze kuganira muri iki kiganiro, ariko nkabashimira cyane kubera ko mwakomeje kuba hafi ya Waka Waka, mukomeza gutanga ibitekerezo. Ibyo rero byatumye ngira igitekerezo cyo gukora ikiganiro bita comment zanyu. Ni ikiganiro muzakomeza kubona kuri Waka Waka podcast, kizajya gituruka mu bitekerezo muzajya muba mwatanze. Rero ndabashimiye cyane nanabiseguraho cyane. Uyu munsi rero tugiye gukora recap ku bimaze iminsi bibera muri iyi ntambara yo muri Ukraine, turebe ibiri kuvugwa muri iyi ntambara igeze hehe, ni iki kiri kujya mbere mu by'ukuri muri iyi ntambara yo muri Ukraine. Noneho tuze kureba n'intambara yo muri Gaza na Israel, kuko byose bifite aho bihuriye. Natekereje kubikora mu kiganiro kimwe kibumbiye hamwe kugira ngo twumve aho ibi bintu bihuriye naho birimo kuganisha isi. Noneho wenda mu bindi biganiro biri buze gukurikiraho akaba ari bwo umuntu ashobora kugenda avuga kimwe ukwacyo akakijya deep, ariko tubanze turebe iki kibazo gifite irihe sano, bifitanye irihe sano ibintu biri kuba ku isi kuri uyu munsi. Nkaba mbashimiye rero, dukomeze tubane mu kiganiro. Ikindi kandi ndashimira KDB ni company yatuzaniye ibyo kunywa byiza cyane biri kuri standard mpuzamahanga, nge mbona nk'ibyo kunywa byiyubashye. Nakunze whisky yabo, ni whisky yatumye nkumbura inshuti zanjye twajyaga dusangira inzoga ntavuze. So nabafite ibinyobwa byiza cyane rero, nkuko mubibona aho ngaho bafite ama whisky, bafite ama vodka, bafite imivinyo. Ni ukuvuga ngo nkuko mubibona aho ngaho badufitiye ibyo kunywa byiza cyane tuzakomeza kuganiraho ahangaha kuri Waka Waka podcast. Reka rero tudatinze twinjire muri iyi ntambara yo muri Ukraine. Ndabyibuka neza ikiganiro twakoze ubushize ubwo twaherukaga gukora kuri iyi ntambara ya Ukraine, twavuze ku kibazo kiri hagati ya Ukraine na Pologne. Murabyibuka ko Pologne ari mu bihugu bya mbere mu baterankunga ba Ukraine bahagaritse inkunga biturutse ku kibazo cyari cyabaye hagati ya Pologne na Ukraine, na Zelensky akabyitwaramo uburyo yabyitwayemo, mwarabibonye. Ibyo ngibyo rero bikaba byaratumye Pologne ihitamo kwitandukanya na Ukraine. Pologne iza guhagarika inkunga zayo. Aho ngaho niho twari twarahagarariye, ariko murabyibuka ko ibintu ntago byatinze. Noneho na papa mukuru wabo, umubyeyi mukuru wabo Amerika, nayo ihagarika inkunga zabo. Bahagarika inkunga zabo bise ngo ni inkunga zo mu gihe kigufi. Inkunga zagomba gutangwa mu gihe cy'iminsi igera muri minsi 45. Iyo nkunga yarahagaritswe. Abanyamerika ntago babashije kubyumvikanaho, aba Republican aba Democrate kumvikana kuri iyo nkunga ya Ukraine ntago babashije kubyumvikanaho, noneho bituma inkunga y'igihe gito ihagarikwa. Ibi ngibi rero byabaye nk'ikintu gikomeye cyane, kinatanga ubutumwa bukomeye cyane ku bantu bakurikirana iyi ntambara yo muri Ukraine, ariko cyane cyane no ku banya-Ukraine ubwabo, kubona ko icyizere bagiriye Abanyamerika ni icyizere mbona ko kitazatinda kuramba, ko aba banya-Ukraine babona ko cyane cyane abayobozi ba Ukraine ba Zelensky na leta yiwe ntago bazatinda kubona ko ibi bintu babyibeshyeho. Icyizere bahaye Abanyamerika atari cyo. Abanyamerika igihe cyose baba bareba inyungu zabo. Rero ibi ngibi ni uruhererekane rwa hangover y'intambara. Ibihugu bimaze kunanirwa cyane muri iyi ntambara ya Ukraine. Murabyibuka media zose zivuga ko Uburusiya intwaro ziri kubashirana, bavuga ko amasasu, icyo bita ammunition, zirimo kubashirana. Ibyo ngibyo barabivuze, ibinyamakuru byabo birabivuga igihe kiba kirekire, ariko nyuma yaho mbere yuko twinjira muri ibi byumweru bibiri tudakora, byagaragaye ko production y'Abarusiya yikubye inshuro zirenga 2 ho gato, haba mu guproducinga misile basanzwe bakora, haba mu guproducinga ibifaro, haba mu guproducinga izo ammunition. Inganda zabo zikubye 2. bivuga ngo Uburusiya production yabo muri ibyo byose nari maze kuvuga iri hejuru y'Abanyaburayi n'Abanyamerika. Ni ukuvuga ngo iri hejuru ya NATO yose. Abarusiya bashobora kurwana intambara y'igihe kirekire. Ibi rero biba ikibazo gituruka hehe? Ni ikibazo gituruka kuko Abanyaburayi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose bamaze kwinjira muri NATO bahise bamanika amaboko.
bahise bashyira amaboko mu mifuka ku bijyanye no kwiyubaka mu bya gisirikare. Ariyo mpamvu uyu munsi ujya ukumva ngo ibikoresho byabashiranye bikagucanga nawe, kuko tuzi ko biriya bihugu ari ibihugu bitunze, ni ibihugu bikomeye, ni ibihugu byubatse mu gihe kirekire, bitakabaye bishirirwa mu ntambara itaramara imyaka 2 n'igice. So rero icyo kintu cyo gushirirwa ni ukuvuga ngo umutwaro wose bawuhekesheje abanyamerika. Niyo mpamvu urebye ku nkunga zitangwa uyu munsi, abanyamerika bari hejuru cyane, nta n'utanga 1/2 cyabo. Rero kuba bahagarika guhagarika inkunga yabo y'igihe gitoya ni ikibazo gikomeye ahangaha muri Ukraine, kubera ko ibi nibyo bifasha leta ya Ukraine n'ibigo byabo gukomeza gukora akazi ka leta, kagakomeza kagakora, kubera ko aya mafaranga atangwa buri gihe ni amafaranga afasha guhemba abakozi, gutuma ibintu byose bijya mbere, ndetse no kwiyubaka mu bya gisirikare. So rero ni ikintu cyabaye cyaratunguranye, ariko twari tubizi ko kizaba. Murabizi kuri Waka Waka podcast ibi bintu twarabivuze inshuro nyinshi, tuvuga ko igihe kizagera umunyamerika agakuramo ake karenge iki kibazo akakivamo. Mwabonye Elon Musk sorry ndanabashimira ko mwarankoseye kuri ako kantu. Ni Elon Musk yaje gushyiraho ifoto muri cyumweru cyahise kibanziriza iki ngiki turimo, ndumva ari mu ntangiriro zacyo, ashyiraho ifoto, murayireba aho ngaho, yandikaho, iyi foto yashyize kuri X yitwaga Twitter, yandikaho ati iyo hashize iminota 5 Zelensky adasabye miliyari 1 y'amadolari. Murabyumva ibyo bintu? Uyu ni umuntu w'umuterankunga ukomeye cyane wa Ukraine, kuko kugeza n'ubu ngubu abanya-Ukraine baracyakoresha ikoranabuhanga rya Elon Musk. So kuba yavuga ati agashyiraho ifoto ya Zelensky kuko nguko muri kuyireba imitsi yareze, yarangiza akandikaho ati iyo hashize iminota 5 Zelensky adasabye miliyari y'amadolari. Ni ukuvuga ngo Zelensky amaze kugira indi shusho mu maso y'abaterankunga biwe. Icyo gihe rero byarakaje cyane aba banya-Ukraine, nabo bareba ifoto bashyiraho, reka nyirebe, mushobora kuba muri kuyibona, nabo baravuga bati iyo hashize iminota 5 Elon Musk adakoze propaganda y'Abarusiya. Murabyumva rero, barimo guterana amagambo, ariko icyo byerekezaho nuko ibihugu birananiwe. Kandi noneho twari turimo turavuga kuri Polonye, muri NATO ibihugu byinshi biri kugana mu matora, ari nabwo mwabonye Slovakia ihita ihindukira igatora umuntu ushyigikiye Uburusiya. Ni ukubera ko ibi bihugu birambiwe intambara, kandi aba bantu bo muri za opposition bari kubikoresha nk'iturufu imbere y'abaturage. Hari amatora muri Amerika, n'iyi Polonye tuvuga nayo ifite amatora. Ni ukuvuga ngo iyo aba bayobozi babo bakomeza bakagendera mu nzira ya Zelensky, bashoboraga nabo kuzagira ikibazo cyo gutsindwa amatora, kubera ko ibyo Zelensky yashakaga ni ibintu biteza ikibazo abahinzi b'abanyapolonye, kuko ibicuruzwa byabo bihita bigwa hasi. Icyo rero kikaba cyari kuzakururira ubu buyobozi bwa Polonye kuvaho. Ibyo bintu sinzi n'impamvu Zelensky atabibona nawe ngo afashe aba bayobozi kuguma ku butegetsi, ahubwo bagakomeza kubashyira mu mutego watuma ejo bazaba batakiri ku butegetsi. Kubera ko niba uzi ko bazatora ukaba ushaka ko bagirana ibibazo n'abaturage babo, ni ukuvuga ngo ejo hazaza hawe se urahatekereza gute? Igihe cyose hazatorwa noneho umuntu uri kontre y'iyi ntambara yo muri Ukraine, ni ikibazo gikomeye cyane. Ari nayo mpamvu n'ahangaha muri Amerika nabo ubwabo barashaka uburyo bava muri ibi bintu. Barimo barasaba abanyaburayi kuzamura inkunga basanzwe bagenera Ukraine, kugira ngo byibura bagerageze kuziba icyuho abanyamerika bagiye gusiga. Icyo kintu rero ni ikintu n'abanyaburayi batiteguye, kubera ko nk'uko mubizi abanyaburayi baguye mu mutego wo kwishuka ku banyamerika. Uyu munsi bari kwisanga bafite ikibazo cya gaze, bayikuraga hafi mu Burusiya. Ubu ngubu umunyamerika amaze kubata mu kibazo,
n'Uburusiya, inkombo yaraziturikije, ejo niyo mwahindura ibitekerezo biragoye ko mwakongera kubona gaze ku kigero mwayibonagaho. Uko bitinda niko Abarusiya bakomeza kubona amasoko ahandi hantu, bizatuma n'igihe muzabishakira ari ibintu bizagorana. Rero uyu ni umutego Abanyamerika babashyizemo, kubera ko Uburayi bwari burimo gutera imbere cyane, Uburayi bwari burimo kuzamuka cyane, ku buryo Abanyamerika babonaga ko mu gihe gitoya kiri imbere dependency yabo y'Abanyaburayi ku Banyamerika igiye kugabanuka, kandi Abanyamerika urumva baba bashaka ko bagumana imbaraga zabo, influence yabo ntibaba bashaka ko ihungabana na gatoya. Ari nayo mpamvu bashatse gukora ikintu cyaca intege Uburayi bugakomeza buri ku mavi imbere y'Abanyamerika. Gusa za opposition z'Abanyaburayi zirimo ku exploiter ibyo bintu, akaba ariyo mpamvu turimo kubona ubutegetsi buhindagurika hirya no hino. So tuvuze ku rugamba rero, ibyo twavugaga ni ibiherekeza, ni ibyo bigize urugamba. Ubundi ni nayo mpamvu ku rugamba nta makuru ahari, ku rugamba nta makuru ahari, nta kuvuga ngo uyu yageze aha, uyu yageze aha, imirongo iracyari hahandi. Gusa igihari kirimo kuvugwa ni imyiteguro y'Abarusiya. Inite zabo zirashisha za artillery zirimaze igihe kinini mu myitozo myinshi cyane. Bivugwa yuko bashobora kuba bagiye gutangiza contre-offensive y'Abarusiya mbere y'iyi mbere ya winter ho gatoya, bakaba bagira ibice bigarurira. So ni ikintu rero gikomeye tuzakomeza kugenda tureba, ariko nk'uko mubizi twabivuze ahangaha kuri Waka Waka, twaravuze tuti uko Abanyamerika bavuye muri Afghanistan, niba mubyibuka amagambo aryoshye abayobozi b'Abanyamerika bakoreshaga babwira abaturage b'Abanya-Afghanistan, Amerika ije ku bwanyu, tuje kubafasha, ntituzigera tubasiga, tugiye kubamoderniza nk'uko babivugaga mu magambo yabo. Bababwira ibintu byiza cyane, ariko byarangiye babagambaniye, babata mu menyo ya rubamba. Niho wabonaga umugore apasa umwana we, umuntu uri mu kibuga cy'indege kandi we nta mahirwe afite yo kukigeramo, akamuhereza uruhinja. Ni ikintu, ni ishusho ritazamvamo mu mutwe wanjye, cyangwa kubona umuntu aparama indege, ni ishusho itazigera imvamo. Numva ko ibi bintu twarabivuze ko bijya gusa, birasa n'intambara zabo z'Abanyamerika barimo zose, birasa n'ibi ngibi biri kuba muri Ukraine, birasa n'uko bavuye muri Afghanistan, birasa na Iraq, byose birasa. So rero ni ukuvuga ngo tuzakomeza dukurikirane, turebe iyi ntambara ni hehe iri kugana, abantu uko bakomeje kunanirwa biragenda bite. Twaravugaga tuti iyi ntambara ishobora gukurura intambara ya gatatu y'isi yose. Abantu benshi bakabivuga gutyo, bakavuga bati iyi ntambara Amerika niyinjiramo, Ubushinwa buzaza kuri side y'Abarusiya, ibihugu byo muri BRICS bimwe na bimwe byinshi bijye kuri side y'Abarusiya, za Iran, za Venezuela, bya bihugu byose bifite umujinya, noneho ibi ntambara y'isi yose. Ariko twabonye ko muri iki cyumweru, twabonye ko hashobora kuba hari ahandi hantu hashobora guturuka intambara ya gatatu y'isi yose. Tunaboneraho kwinjira muri iki kibazo cya Israeli na Palestine. Israeli na Palestine, Israeli na Palestine murabizi, Israeli ni igihugu cyiyubatse mu bya gisirikari, nicyo kintu bashyize imbere, kwiyubaka mu bya gisirikari, bafashijwemo n'Abanyamerika, bafashijwemo n'Abanyaburayi. Aba Banya-Israeli amateka yabo arashaririye nk'uko mubizi. Ni abantu babayeho badafite igihugu, aho bagiye bahungira hose bagiye bicwa nabi cyane, kugeza n'ubwo bakorerwa jenoside. Iyi ngiyi yakozwe n'Abanazi, biza kugera ubwo aba Bayahudi bashaka kubaha Nairobi na Uganda ngo ariho baza gutura bahakora igihugu cyabo. Murabyibuka intambara kabiri y'isi yose yarangiye nta gihugu na kimwe cyo muri Afurika kirabona ubwigenge. Icyo gihe hari Ethiopia kubera ko yo itakolonijwe, ariko ibindi bihugu byose byari bikiri munsi, byari bikiri mu bukoloni. Aba Bayahudi banga guhabwa Uganda na Kenya, baravuga bati turashaka kujya aho byanditswe muri Bibiliya ko twahoze.
mu gihugu cy'isezerano. Ibi ngibi turaza kubiganiraho wenda nitujya deep muri iki kibazo. Nyuma yaho abanyayisiraheli batangira kujya muri Palestina, bagura ubutaka kugeza ubwo baje gufatanya n'abongereza bagambanira abanyapalestina. Abanyayisiraheli bahita bakora igihugu cyabo muri Palestina, ari naho imvururu zahise zitangira. Haza kubaho ibihugu by'Abarabu byose byamaganye icyo kintu. Palestina yari igihugu cyemewe gifite n'icyicaro muri UN, amashusho arahari, bakuraho idarapo rya Palestina muri UN bashyiraho idarapo rya Israel. Palestina ibura ubwigenge, gutyo iba igihugu kimeze nk'uko za Katarunya zimeze, cyangwa se ya Katarunya imeze neza, sorry, urwo ni urugero rubi ntanze, ariko iba itakaza ubwigenge bwayo, noneho iba koloni y'abanyayisiraheli. Abanyayisiraheli bagenda expandinga ubutaka bwabo. Ejo ukaza ugasanga wari ugiye mu murima ugasanga habaye muri Isiraheli, bigenda bityo. Amateka ya Isiraheli murayazi, ibyo ngibyo singiye kubitindamo, wenda tuzafata umwanya wo kubiganiraho. Ni mu bishaka tuzabikoreraho ikiganiro kiri deep, ariko icyo nshaka kuvuga ni nyuma y'imyaka 50 habayeho intambara ya Akpur, intambara yahuje Abarabu bose bashaka kuza gutabara abanyapalestina. Iyo ntambara Israel ikayitsinda. Nyuma y'imyaka 50 nibwo Hamas ikoze igitero kuri Israel. Hamas ikaba ari umuryango ibihugu byinshi by'abanyaburayi n'abanyamerika bafata nk'umuryango w'abateroriste cyangwa se nk'umuryango w'iterabwoba. Ibi rero njyewe iki kibazo kijya kintera agahinda, kigatuma nanibaza niba Imana koko ibaho. Nanone nkavuga ati Imana niba ibaho, ubwo Palestina ni Yobu nyine mu bigeragezo, sinzi aho izarokorerwa. Kubera ko murumva ubwo ibyo byose birabaye, reka tujye kuri iyi operasiyo ya Hamas. Nari maze kubabwira ko Israel yari yubaka mu by'umutekano, ishyiraho tekinoloji ziteye imbere muri ibi ngibi bita ngo ni air defense system. Abanyayisiraheli bafite izo bita Dome Shadow ziteye imbere cyane, bafite n'izi Patriot z'abanyamerika, kuko ikintu cyose abanyamerika bafite abanyayisiraheli baragifite. N'izi F-35 barimo kwima ibindi bihugu, abanyayisiraheli barazifite. Bubatse urukuta rw'umutekano rufite amamiliyari y'amadolari, babarira mu mamiliyari 8 arenga y'amadolari y'iri koranabuhanga bakoresheje kugira ngo bakomeze kugenzura ibikorwa bya Hamas. Bumvaga ko batekanye, nta hantu Hamas yamenera, kubera ko iyi operasiyo ya Hamas yakoze niyo operasiyo kuva Israel yahangana n'abanyapalestina, niyo operasiyo ikomeye ibayeho. Nibi bihugu by'Abarabu byishyira hamwe bigerageza kurwana na Israel, ntabwo byigeze bishobora kuba byakora operasiyo nk'iyi ngiyi. Bituruka rero kugira ngo Israel inanirwe, cyangwa se iryo koranabuhanga ryose bafite ritsindwe, riburizwemo, bisange aba banyapalestina bageze muri Israel. Ni ikibazo gikomeye cyane, gihita gishyira ibyo byose hasi, kikabinyuzamo imirongo ibiri, kwerekana ko ibyo byose bibaye zeru, n'ukongera hari akantu maze iminsi mbona ngo tout est à refaire. Ubu ngubu byose ni à refaire, n'ukongera bagasubira hasi bagatangira kuri zero. Iryo koranabuhanga bakongera bakareba ni iki bagomba kubaka noneho kizatuma ibyo bintu bitongera kubabaho. Hamas rero bivugwa ko yagiye ibajijisha ikababwira ko ishaka imishyikirano, ishaka kwigira mu by'ubucuruzi. Abanyayisiraheli bakomeza kwizera ko Hamas icyo yishakira ari ubucuruzi, ariko ifite operasiyo bari gupanga y'igihe kirekire, ko iyi operasiyo bayipanze igihe kirekire cyane. Murebye uburyo yabaye successful ku banyapalestina,
ni operasiyo yateguwe igihe kirekire cyane. Kuba rero Mossad itarabibonye, itaramenye ko iyi operasiyo ihari, ni ikibazo gikomeye kuri Mossad. Murabyibuka abanyaburayi bari barihaye Putin bavuga bati niba FSB idashobora kureba ngo imenye ngo Prigozhin ngo araza kuza cyangwa se biragenda gute, bakabishyira bakavuga ko ari failure za FSB, bakabishyira ku butasi bw'Uburusi. Uyu munsi nawe wakwibaza ukibaza uti Mossad isigaye hehe? Isigaye ku ruhe rwego? Ese iracyari Mossad ya indi itinyitse itagiye yoberwa ikintu na kimwe? Ni ukuvuga ngo iyi operasiyo ndimo ndababwira utuntu twose yagiye ikubita hasi. Mwe kureba ibyabaye ku rugamba gusa, ibiri gusenywa, bari gupfa, bari kugira gute, ko tubanze turebe ibintu binini iyi operasiyo yakubise hasi. Duhereye kuri ayo mamiliyari yose Israel yakoresheje yubaka inkuta z'umutekano wayo. Ibyo byose mwabonye ko tout est à refaire, wa mugani wa mwana w'umunyagabo. Tugeze ku budahangarwa bwa Mossad, tout est à refaire. Ikindi kintu nanone gikomeye Hamas ikubise hasi ni ubugambanyi bw'ibihugu bimwe na bimwe by'Abarabu byari bitangiye gushyira inyungu zabyo imbere, bikibagirwa akababaro k'Abanyapalestina. Aha ndavuga ibihugu byari bimaze gusinyana amasezerano y'umubano hagati yabyo na Israeli. Murabizi ko n'ibiganiro byari bigeze kure hagati ya Israeli na Arabia Saudite. Ibyo rero byose byahise byikubita hasi. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Ikindi kintu gikomeye iyi operasiyo yakoze nuko aba banya-Israeli usibye kuba bagiye kubura ibyo bihugu by'Abarabu bari bamaze kwigarurira, bari bamaze gushyira hamwe, ikindi gikomeye nuko isi noneho yose yahagurutse, yatangiye noneho ikibazo cyongeye gisubira kuri table, ikibazo cya Palestina. Ni ukuvuga ngo iyi operasiyo yakanguye isi yari imaze kwibagirwa Palestina. Iyi operasiyo yakanguye isi. Birababaje cyane, biteye n'agahinda kubona abasivili bicwa muri Israeli, muri Palestina. Ahantu hose umusivili apfira mu ntambara kiba ari ikibazo gikomeye cyane, kikaba ari n'amakosa aba akomeye cyane y'abanyapolitiki, kuko nibo bayobora ibisirikare, nibo bayobora abanyapolitiki, nibo bayobora abasirikare. Uyu munsi rero nituza kureba kuri reaction y'ibihugu, turaza gusanga ko ari Misiri, Tunisia, Algeria, sinirirwa mvuga za Syria, wenda mvuge Arabia Saudite kuko yari iri mu biganiro n'abanya-Israeli. Ibyo bihugu byose gitandukanyije na Israeli binavuga ko biri ku ruhande, bizahora ku ruhande rwa Palestina, ko Palestina igomba kwemerwa nk'igihugu. Ubwo simvuze, ubwo mvuze ibihugu biri involve muri icyo kibazo direct, ariko ibihugu byinshi ku isi, haba Abashinwa, haba ubwo sindagera ku Burusiya, haba za Senegal, haba ibihugu byo muri Afurika y'abirabura, ibyinshi na Amerika y'Amajyepfo, na Amerika y'Amajyepfo, byose biravuga ko Palestina igomba kuba igihugu cyigenga, igaturana na Israeli nk'igihugu cyigenga. Nashimishijwe cyane n'amagambo ya Perezida wa Colombia, ku magambo umugaba mukuru w'ingabo z'abanya-Israeli yavuze, na minisitiri wabo w'abanya-Israeli yabisubiyemo, aravuga ati ubu turi mu ntambara, nta nubwo turi mu ntambara n'abantu, turi mu ntambara n'inyamaswa.
tugomba kurwana rero nk'abarwana n'inyamaswa. Perezida wa Colombia yavuze ati ibyo bintu nibyo abanazi bavugaga ku bayahudi bari gutegura jenoside y'abayahudi. Iryo jambo narikunze cyane. Buriya abantu ntibakajye bibagirwa uburyo ikiremwa muntu kibanza guteshwa agaciro. Twarabibonye no mu mitegurire ya jenoside hano. Nuvuga ngo ikiremwa muntu kirabanza kigateshwa agaciro. Uyu munsi isi yose iri kwibaza iti ese ubuzima bw'umunya-Isirayeli umwe buvunja ubuzima bw'abandi bantu bangahe? Ni ikintu kibabaje cyane muri iyi ntambara ya Palestina. Ni ukuvuga ngo uyu munsi abanya-Isirayeli tugiye mu mibare hamaze gutangazwa ko hishwe abarenga 1000, abari hafi muri 200 barafatwa bajyanwa muri Gaza. Uyu munsi ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko Palestina biravugwa ngo hamaze gupfa abantu 800, ariko mu by'ukuri uyu munsi turi gukora iki kiganiro n'ejo buzajya kwira abanyapalestina barirwa mu bihumbi n'ibihumbi. Ko Palestina ni akagi gato gatuwe cyane ku isi, kari mu hantu hatuwe mu bucucike bwinshi cyane. Uvuga ngo iyo urimbuye building imwe muri Palestina wica abantu benshi cyane. Ibi rero nibyo navuga ngo reka tubiganireho rero tureba aho bihuriye n'iyi ntambara yo muri Ukraine. Hari ibintu byinshi turi buze kujyamo nitujya muri iki kibazo ukwacyo. Turaza kureba uburyo Misiri irimo kubyitwaramo, ko murabizi Misiri ihana imbibi na Gaza. Israel irahamagarira abanyagaza guhungira mu Misiri, ariko boda Israel yayirashe. Ni ukuvuga ngo ibyo turaza kubijyamo deep. Hari byinshi biri kuba in deep muri iyi ntambara turi buze kuganira mu kindi kiganiro, ariko reka tubanze duhuze noneho ibi bintu. Biravugwa ko iyi operasiyo yateguwe na Iran igategura iyi operasiyo mu rwego rwo kugira ngo Arabia Saudite n'ibindi bihugu by'Abarabu byongere bikanguke, kuko byari biri hafi gusinyana amasezerano na Israel. Icyo ngicyo abenshi bakaba bavuga ko Iran yakigezeho, kubera ko ibyo bihugu byose byahise bimera nkaho biteye umugongo Israel. Uyu munsi ayo masezerano ubu ngubu wavuga ko ari mu bibazo, kubera ko namwe mu masezerano adashobora gukomeza. Iyo operasiyo rero bamwe babibona gutyo, na Israel niko ibibona. Turaza kubireba nitunajya deep, turaza kubona ko intambara iri kuri frontline ni ebyiri. Hari frontline iri ku mupaka wa Gaza, hakaba n'indi frontline iri ku mupaka wa Liban, aho abarwanyi ba Hezbollah barimo guturuka nabo Israel ifite ikikango ko bashobora kugaba operasiyo ikomeye cyane. Ibi byose turaza kubijyamo nitujya kuganira kuri iki kibazo, ariko tubanze duhuze ibi bintu. Twabonye Ukraine, Zelensky ari gutabaza arira ati iyi ntambara nihagarare kugira ngo isi itibagirwa ikibazo cyiwe. Ariko tubanze turebe Zelensky we yabyitwayemo gute, iki kibazo yacyitwayemo gute. Ni ukuvuga ngo iki kibazo uburyo yacyitwayemo ni uburyo navuga ko bugayitse. Ni uburyo bujya guhura n'uburyo yitwaye mu kibazo cya Polonye, kubera ko mu kibazo cya Polonye habayeho guterana amagambo. Zelensky agira amagambo atarashimishije abanyapolonye. Uyu munsi iki kibazo cya Gaza kikiba, Zelensky ubwe yahise ashyigikira Israel, ndetse anakondana cyane Hamas n'abanyapalestina. Mu mavideo nagiye mbona, kuko mu gisirikare cya Ukraine harimo abasilamu, batangiye kwamagana ubuyobozi bwabo kuri icyo kintu. Ako ni akantu kamwe. Ikindi kintu gikomeye kuri Zelensky navuga ngo yikojeje agati hahandi,
nuko Zelensky yari arimo, murabyibuka yagiye mu nama ya Arab League, inama zose abashaka kwatendinga kugira ngo avuge ikibazo cya Ukraine. Ni ukuvuga ngo ibi bihugu byose by'Abarabu birahita bimutera umugongo, kubera ko ni umuntu ni opportunist ariko utazi no gutekereza cyane, ukubyumva. Kuko urebye nka Vladimir Putin uburyo yitwaye muri iki kibazo, urumva ko nta kibazo ashobora kugirana n'abanya-Israel, nta n'ikibazo ashobora kugirana n'Abarabu, kubera ko baravuga ati iki kibazo ni ukukiganiraho, iki kibazo ni ukureba uburyo habaho ibihugu bibiri, Israel ikaba igihugu ukwacyo na Palestine ikaba igihugu ukwacyo. Ibyo nibyo ibihugu biza ubwenge bitari involve muri iki kibazo bishaka kuba hose, niko biri kubigenza. Naho Zelensky we yahise afata side. Iyo side yafashe rero yamukuyeho abaturage biwe b'Abasilamu, imukuraho n'ibi bihugu byose by'Abarabu yararimo gushaka kureba uburyo yabyigarurira. Iki ni ikibazo gikomeye cyane cy'imyitwarire kirimo gukomeza kugaruka Zelensky. Ikindi kandi nibyo, iyi ntambara nikomeza, niba Israel irimo gutegura operasiyo yayo yo ku butaka, nababwiye ibintu turaza kubiganira mu kiganiro kiri deep kuri iki kintu cya Israel, niza gutangiza operasiyo yayo yo ku butaka, ni operasiyo izamara igihe kinini, ni operasiyo izagorana cyane. Nk'uko nabibabwiye, Palestine iratuwe cyane, irimo ubucucike bukomeye cyane, ku buryo operasiyo yose bazakora baciye ku butaka izatwara igihe kinini, izagorana cyane. Murabizi abanya-Israel bigeze kuyikora nanone bahava basa n'abatsinzwe, bava muri Gaza. Uyu munsi rero wakwibaza uti Ukraine izakura hehe inkunga isanzwe igenerwa n'ibi bihugu ubusanzwe byibereye mu ntambara na Palestina? So rero ubu rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ngewe njya mbibabwira abanyapolitike bagera mu myanya yabo, ukajya bibaza uti uyu mwanya yawugezemo gute ko ubona ubushishozi bwe buri hasi? Nk'uko ufashe nka statement ya Zelensky kuri iki kibazo cya Palestina, ni nko gufata imbunda ukirasa mu kaguru ubundi. Nicyo kintu Zelensky yakoze, niko kuntu ngiye nabivuga, kubera ko yarakeneye ko Abarusiya babura support y'Abarabu. Ikindi abasirikari ba Ukraine b'Abasilamu bavuga ati wowe niba ushyigikiye ko Israel yigarurira Gaza, ubu twebwe turi mu biki? Ko natwe ko ari cyo Uburusiya bushaka kwigarurira Ukraine, na ubwo n'ugushyigikira ko n'Uburusiya bwigarurira Ukraine, kuko ni ibintu bisa. Niba ushyigikiye ko Israel yigarurira Gaza, uri perezida wa Ukraine, ubwo icyo ushatse kuvuga ni iki? Ni ukuvuga ko Uburusiya nabwo bufite uburenganzira bwo kukwigarurira. So utu ni utuntu twagiye tuba, nashatse ko tubikoramo ikiganiro kimwe kirambuye, ariko kibihuriza ahantu hamwe kugira ngo mwumve ahantu ibi bintu bigiye kubera ikibazo. Twaravugaga ngo essence yarazamutse, uyu munsi mwitege ibibi kurushaho, kuko nubwo Israel na Palestine atari ibihugu bicuruza petrole, ariko byanze bikunze petrole yatangiye kuzamuka mu bihugu byinshi cyane. Ubu ngubu ibiciro twari turi kubona, musenge iyi ntambara ye gukomeza, kuko nikomeza ibintu birakomeza kuba bibi kurushaho. So iyi ni Waka Waka podcast rero, ndabashimira, nongere nshimire ikinyobwa cya KDB, mbashimire cyane. Akaba ari company nkuko nababwiye batuzaniye ibinyobwa byiza cyane nkuko mubibona aho ngaho ku mashusho. Ni ibinyobwa byiyubashye kandi bigura amafaranga makeya, ku buryo nakumva ko ari igihe cyawe cyo guha agaciro amafaranga yawe. KDB rero ndabashimira cyane. Ngewe nahisemo whisky yabo, niyo favorite yanjye kabisa, nicyo kinyobwa ndi kwikundira muri iyi minsi. Amahoro kuri mwese, mukomeze kuryoherwa na KDB.